Urashaka kunkubita? Urashaka kunkubita? Nibyo byari bikuzanye. Urashaka kunkubita? Kamena bifate, urande kuzara ngo ndekuze. Nigeze iki? Nkubite. Yite nani kubita mikoro. Yego. Nkubite. Urande kuzana ngo ndekuze. Urande kuzana ngo ndekuze. Urashaka. Ndi babana uko. Ntabwo ndi babana ukubita. Sindi babana ugiye gute? Sindi babana ugiye gute? Iki? Sindi babana ugiye gute? Urasohoka mwinzu. Sinya abana. Sohoka genda. Ngofata nini? Urana se bashoborara? Yewe. Ngere kamera mara tufata. Sohoka. Ntabwo nasohoka. Ntabwo nasohoka. Cameraman, njye nasohoka. Nuko nakuretse. Seka. Nakuretse. Ntabwo nasohoka. Ndicara cyo maryanye. Sindi buve hano. Kumwiki? Ndicara cyo maryanye sindi buve hano. Nuhava? Yego. Ubwo nanyu. Yego. Sabaze. Njai. Ntabwo ndi bugende. Yego dinya maso. Numbash. Urabona wambash. Urabona wambash. Suko nakubash. Nakubwiye ko uri umugabo w'idendo. Suko nakubash. Wowe uri idendo nta mbaraga wigirira. Umwana w'umute. Uramutimba umeze nkawe. Yanze gukura yicisha inzara, umwana ararwaye, singenda. Sindi bugenda. Sindi bugenda. Bagize amahitamo meza bakongera kubaho neza ubuzima kandi buzira umuze. Muganga gakondo afasha abantu bose gutandukana n'indwara zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibihato, ibitegano, ibihuhirano, inyatsi ndetse n'igicuri, hakiyongeraho n'amarozi y'ibigaburano. Akarusho kandi ku ndwara nk'umwijima, impyiko, igifu, kunanirwa gutera akabariro ku bashakanye ndetse n'indwara nka rubagimpande. Abafite ibyo bibazo bose muganga gakondo bakoraho rikaka. Kubifuza ubutunzi namwe ndetse n'uruhereko ni mugane muganga gakondo kuko mwe mwashyizwe igorora. Kubatuye mahanga namwe igisubizo cyabonetse mwashyizwe igorora. Amamvu yo gusiragira mu gahangayika mwibaza uko ubuvuzi bwabageraho kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu ndetse na serivisi zose muganga gakondo. Yes, nayo musoza kandi zire ko umeze neza buri hose mu cyo gitandukanye iburasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru. Of course mwenye nitwa Chekechwa mudakina n'abana ukina n'abanyeshuri batandukanye mu cyo gitandukanye gasanganya inkota senye agatanga Islam y'amakuru cya Kigali news ramamagaye umwana w'umukumbuye naje nagapfuka munwa mujye munkumba ariko mumamagare mumenye ngo umusaza ameze ate byagenze biteka atagikora ariko nitwigera tunegajega iyo twarwaye kabisa nizire ko mumeze neza mwe mukora subscribe share ndetse na comment kuri channel yacu nizire ko nanone mudukurikira ku Nasha TV mwamaze gukora subscribe ariko nanone twababwira ko twageze ku yindi ntera banza bombe twamamaza hanyuma turike mu kanya. So impamvu duhagaze ahangaha mu karere ka Kicukiro ahantu hari umugore witwa Jazira. Jazira ndamuzi cyane n'umugore watandukanye n'umugabo wa mbere akaza gushaka uwundi mugabo nawe biranga. Byagenze bite? Komeza ugendane nanjye kuko niho nimba nderekeza. Jazira kuntu byagenze ni mukase Umwana wa Samantha. Samantha twakoranye igihe kinini. Twakoranye imyaka myinshi. Ariko nanone ku rundi ruhande rw'umubyeyi nk'umuntu wibarutse impanga zigera muri enye. Nkaba nafite abana mbyaye. Nabonye uburyo Samantha yakubitiwe iwe. Ari kumwe n'umunyamakuru. Birangira umwana bamusize. Kamenye inkuru ko umwana arwaye. Baravuga ngo nyina wundi ntago ari nyoko. Ngo kandi mukase umuntu si umuntu. Turerekeza ndi kumana cyahiro agenda bakumuza u Rwanda abatari mu Rwanda abari muri Oman, Saudi Arabia, muri Amerika mu bihugu bigiye bitandukanye. Cyo giye bereka u Rwanda ariko gibereka hakurya ni mu mujyi wa Kigali. Hakurya ni mu mujyi wa Kigali murabona neza kabisa inyubako nziza. Hakurya ni Nyamirambo murabona neza fresh. Icyo ngiye gukora icyo bita gitumo kwa Jazira. Mugendane nanjye kuri TikTok nitwa manager Ishyaka. Mu followinga channel yandi Kigali News 500. Nabonye Rwanda. Ngarakubita. Nanjye nkashwanya gusa. Umwana ararwaye ngiye kugira gahunda ubu mfite. Mukanda yisha mikoro. Nimara kuyihisha ndagenda gitumo yanjye
nigire nk'umuntu urimo gushaka inzu mfite n'amakuru ko hari inzu ikodeshwa ese ntabwo azi kutuvumbura biragoye dutandukanye n'aba banyamakuru bagiye hatandukanye nahazi ngewe Jazira ndamuzi neza cyane ariko mujye muri commentaire mutubwire ese birakwiye kuba wakwima umwana nyina kandi nyina ariho hari byinshi byavuzwe hari byinshi bagiye babeshyera Samantha ngo yabakoresha ayo nta magambo byagenze bite umugabo we ari byo batumvikanye biba ngombwa ko umugore wari ihabara rye agira gute amushyira umwana uyu mwana arazira iki hari abajya muri commentaire ngo se nta buyobozi buhaba ngo se naki n'ibyanga na Niba na polisi turazitabaza kugira ngo n'umwana avane noneho akarusho yarwaye twahageze tugiye kuvuga make kuko ngiye kubika iki ngiye kubika mikoro tumwinjirire ndamwinjira nk'umuntu cyubahiro niyabone kamera uramenye nyamuna twababwiye ko dutandukanye n'abana abana n'abatware abana ntibakina abana bakoresha imirimo ivunanye ariko twebwe turi abasaza igipangu ni iki baraza kudukingurira se kibasha yaba ari kera pe bankatarutse ariko rero zirabora ariko nabonye nabwo ari isasu Jazira ni izina ry'Abayisilamu ariko uyu ngo wasanga ari umurutadi atari umusilamu wemewe ongera banyerekere hakurya harakibaye byo banyerekera tujye tubakumbuza u Rwanda kuko umusaza wacu ntacyo atakoze na n'ubu ngo aracyabikora natwe turacyakora turi imbaraga z'iguzubaka kandi vuba cyubahiro reka mbike mikoro ndayishyira heno ndayishyira aje nihisha agapfukamunwa ariko nagize ibyago muri no minsi ntabwo meze neza fresh ariko ngomba gukora nimukambure nimujya mumbora inomero yanjye iri kuri screen iherwa 95 iri kuri WhatsApp byanyandikira mbwira ngo umutananirwa umeze ute banacyahira buri munsi yaba adahari nkabana n'aba musiste murashaka kuzamumenya ugomba kubura mwareka ko amatengo turashaka kuzabamenya uko manga uko ndabona hafunze badufungurire tukamaje gushiki mikora tamwikina n'abakozi babamo Jemene nanjye azungu ngo nuko ari kagufi ari abapanga bafite ibiburara hejuru banerekeje kabakire se abantu ariko nasomera iriho ko numva bijwe Mire, mzemte. Namahoro se. Ni karibu. Karibu. Turashaka amabuye hano hari se. Tuje gushaka inzu ikodeshwa. Harimo nta kibazo. Harimo nta kibazo. Abe, hari. Hari. Hariya. Bakwitande se. Pauline. Ngoga nabwo naje ko umukobwa mwiza tarisize mukoroga. Urakubona ufite umusheri? Hari umuhungu wanjye mfite muri murungano nza ari musa harimo ntacyo mwiriwe yemwe ni karibu se cyangwa ntago ari karibu nta kibazo meze mute se abye salamu alaikum niho Jazmine nimba ari Jazmine Jazira nahoze nivuga ngo nari ngiye twe turi gushaka inzu ikodeshwa kandi baturangiye nitwa Isa urumva ko ndi mugenzi wawe nimba ari
ko nanzi hari twashakishaga gutya musanze hari haruguru mukode niho tubwiye ngo hari inzu kodesha inzu y'icyumba na salo kandi ni ijana ngo numva yenze mabuje ariko waduha kare tukaganira kereka nimba ese ushaka inzu bamuha kariho hajya mu nzu cyangwa uvugira hanze ntabwo ari itegeko cyangwa ubonye inzu yanjye wumva ko ariyo wajyamo oya gusa nashakaga ibyumba bibiri na salo ariko mu gihe maze iminsi nkigira muri itanu narabuze inzu ariko wayinyereka cyangwa ukakanganiza ukatubwira uburyo amategeko n'amabwiriza babigendera iwawe. nakubwiye ko mfite inzu y'icyumba na salo kandi ikodeshwa ijana nimba uzi kuyatanga uze mwandika umuhereze oya twanavuga ntukagabanyaho nawe uje amafaranga yarabuze. Ndabona wibera ahantu heza cyane kuri wenyine se wari umeze ariko nk'umuntu ugiye ubona se ko ngiye mu kazi maze gupakirwa buri ngiye mu kazi nanjye nabaga Kimisagara ngo nirukanse nca mu Rugunga ndazamuka ubwo nawe komisiyoneri nuko bambwira ngo inzu kamafaranga mba nayashobore ko wagerageza ukagabanya inzu yakunaniye Kimisagara wumva ni igikondo wayishobora ko ariko hano hantu ni heza gusa ariko wanyereka tukareba ko imeze basana amafaranga kanambwira n'amabwiriza n'amategeko ugenderaho ntazazana nk'umukunzi hano utabishaka nubwo kuzana umukunzi si uburenganzira bwawe nakubuza kumuzana buriya umupanga yakodesheje inzu iba yabaye iyawe yongera kuba iyangiye insubije ariko burya gusa nyine nayigwa ariko nabyo kuyangiza kandi utanga 50 bya kosisi ngo nimba wishyura amezi 2,250 n'aya kose yo kugira iki uzasana ibyangiza amafaranga ko nawe mfitera nababwo ryitanu se nyine nkaba nkwaye igice cyo ubwo ni ndabanywe 60 tukureho nyine ubwo ni igice cy'ukwezi aha ni mu cyumweru ndaba yaguhaye bose yarabyanze remo senete umusohoze ni sawa ariko twumva n'abana bajujura hano n'abana nta bandi bantu mu bana cyangwa uracyari umugeni hari umuntu wambwiye ngo abaze ngo nimba ari amezi abiri ashatse ngo amezi abiri umwana ndamufite ariko ndamufite umwana wabonaga ameze nk'umuntu utarabyara ariko hari ukuntu ushaka uri umufemeri akaba yarakubyaje nyine uri iwanyu mu rugo ase wayemera basi nakubwiye ko bidakunda uransezereye ko niyo mpamvu ubukene ari ikintu kibi ntabwo uri umukene wese umuntu ushaka gutanga 100 ry'ukwezi na 50 ya kose ntabwo ijana naryemeye nka 80 nka 60 andi nkazatanga nyuma ntahandi wandangira se sinakurangira nibera mu gipangu nsohoka ngiye ko nabwo guhana ajya guhaha umugabo ari ubizana ese nambana ari igihe ngiye mu kazi ko nabwo nabongira buri munsi ariko hano hantu ni heza n'inyota ari nyinshi ubwo nyine anyera amazi nk'inywera nkitaye ko ndabona urugo rw'abasirimu kandi baravuga ngo mu bayisilamu ngo bagira impuhwe cyangwa uri wa musiramu w'ubundi bwoko ngo hari abarutadi ngo barasunite ngo hari abashiha bambaye se nk'inywera nwera amazi n'inywera inyota ari nyinshi hari abantu ngengera b'inshuti bazamba bari umunsi umwe bakantera inkunga nkabona ubushobozi ko ntaga gahungu kawe se n'umwana ko hano njya mubona umubona he
Mwana njya mubona. Tuza tora. Mwana. Bitese. Meze neza. Kana muze gahinda umuriro. Nta kibazo afite ndekera umwana. Arahiye. Ndwara. Yitwa Hirwa. Salamu ngaho. Abana heze ko mbona muze. No wanje. Yakwaronya mubona. Hehe. Ntabwo nashakaga inzu. Ntabwo nashakaga inzu. Mana y'isi n'ijuru we. Ntabwo nashakaga inzu. Ntabwo nashakaga inzu. Nawe uri umunyamakuru? Ntabwo nashakaga inzu. Korona y'wanjye abanyamakuru. Uyu mwana ararwaye rero reka tumujyane. Buretse gato buretse. Oroshya ibintu. Nyibivuga sohoka. Nyine buretse. Oya sohoka. Buretse. Oya mubyeyi. Urasohoka nusohoka? Urasohoka nusohoka? Banza twumvikane. Wowe ujunjijisha ngo ushaka inzu yanjye hari. Uriya mwana rero, uriya mwana. Nyina ni inshuti yanjye. Ngo? Bamwe barananiwe ko njye sindi munanirwe. Ngo uriya mwana? Na kamera iriho na mikoro tuba dufite. None wari ufite na kamera uri ku kamera ushaka wumva ibyo ndi kuvuga. Ni inkotanyi cyane. Ni inkotanyi cyane. Buretse. Ariko abanyamakuru kuki mwigize imvuzi kabisa. Uburaje uza mu bintu byo kugira ngo uze kuvuga ko uyu mwana. Umwana ntago ari wawe uri mukasi. Nuwande? Uri mukasi. Gondi? Uri mukasi. Umwana. Buretse. Ntabwo ujyayo. Ariko kibashyira kamera n'uyikureho. Mu mwana. Umva mubwire. Mu mwana mama. Ura turazana ubuyobozi. Kare kose sa uri mu. Niba turazana ubuyobozi. Kare kose umuzana. Genze ngo nisha. Subu turi ndambaye ibi bipfukamu. Yego. Uri ntabwo ndi abagikubita. Zana umwana. Ngo iki? Muzana. Ase buretse gato. Ariko we. Oya. Ndagutumye hano. Oya ntabwo ndi muri babandi. Nyine ninde gutumye ngo umwana. Ndi umutananirwa. Okay, uyu mwana umva nkubwire rero. Uyu mwana rero tuvanye nawe tujye kuri polisi. Nuwande? Yego. Ngende kuri polisi? Yego. Genda uyizane. Ntabwo ndi bugeyo. Nimba nyine narananiwe. Nura mugabo wagize ikigo rikamugira yuhinini. Uyu mwana turamushyira. Na nyina. Yego. Mukase w'umuntu ntago bari nyoko. Uje buretse gato buretse. Buretse ariko. Yego. Wono uburenganzira bw'umwana bwobawe. Sohoka. Kare. Ntabwo nsohoka. Uragenda? Singenda. Ndajyana uriya mwana. Uje kunyivugisha. Buretse gato. Uno mwana ndamujyana. Kandi n'ikindi kintu ntabwo naje njyenyine. Barakubwira ngo ushaka umva tega amatwi umva ibyo. Buretse gato. Tega amatwi. Buretse gatoya. Buretse gatoya. Ntago urumva ndushi inuza uburenganzira cyangwa ububasha n'impuhwe nyina w'umwana ariko n'umwana. Samantha namuvanga mushiki wanjye nana kwa mushiki wanjye kubwumvikana. Uno mwana uramutanga imbere abayobozi. Ibyo birahagije. Muzane tugende. Ngiye muzana. Muzate. Kugiye kumenya. Sinyeneye ko umwana ngera. Byose byaba busa umwana Sinyeneye ko umwana ngera kurira. Sinyeneye. Ushobora hamagara umugabo wamubwiye ko watewe. Ese ubundi ura ni ubukodeshereza umugabo. Dukodesha. Hano ni wacu. Iwanyu. Cyane. None sindi buve hano. Bakanamujyana. Sindi buve hano. Kandi nani mbona nawe warugiye. Ntabwo uri buhajye. Buretse gato wikikarakaza mama. Ibintu byose ni ubwumvikane. Urasohoka nsohoka. Sinsohoka. Baje mwereke kiri gusohoka. Nyica ko turi muri leta y'ubumwe se nyica. Baje mwereke kiri. Nta kinsohora. Ntabwo naje njyenyine. Ntabwo naje njyenyine. Asa undi mwana wamusohora ngo musohora. None ndajya buretse gato. Ushaka shabuja mumwese akubita. Ibeshye. Muze gisaga. Buretse. Ngurenga ha. Buretse. Urenga hagurutse. Ndangarenga nkumene se. Nanjye nakomeza ko burya. Nuko nta mugabo ukubita umugore. Ngo? Agusinyira n'abana nyina nabanyene. Urasohoka. Urashaka kumfata warawuguza se? Warawuguza. Ndawuciraho. Azakira nambwe ishikira na shebuja. Nanjye nakubwiye ngo ushaka shebuja mumbwete akubita umutimbwe. Ibeshe inkoreho.
ntabwo ndi uriya mutimbwa urimo hariya. Ibeshye Bobi yanjye nayifungura. Ibeshye agukozamo ahubwo wasanga ari nanjye nagukoresheje. itonde bikuzanye hano. Muretse gato bikuzanye hano. ashaka kunkubita. Arashaka kunkubita. Arashaka kunkubita. Nibyo byari bikuzanye. Kamera bifate urande kuzana ngo ndikuze. Nigeze iki? Mukubite. Yite nanjye kubita mikoro. Yego. Mukubite. Urare kuzana ngo ndikuze. Ngiye ngurekura. Urare kuzana ngo ndikuze. Akubunda waje urahazi. Kuko uri wawe se. Aho waje urahazi. Nzagaciro k'umugore. Aho waje urahazi. Aho waje urahazi. Ndi kukubaza. Wagutimbura nyine. Aho waje urahazi. Urahazi. Mutimbura bamfunye. Ehe. Mutimbura bamfunye. Urande kuzana ngo ndakuze. Arashaka. Ndi babana ndi gukubita. Sindi babana ugiye gute? Sindi babana ugiye gute? Iki? Sindi babana ugiye gute? Urasohoka mwinzu? Sinya abana. Genda. Ramfata gwe. Ndashaka umwana Samantha. Ndashaka umwana Samantha. Ngo Samantha? Ndashaka umwana Samantha. Ndashaka umwana Samantha. Ntabwo nsohoka. Ngaho baramweka gatatu. Baramweka gatatu nyine. Ntabwo nsohoka. Ntabwo nsohoka. Upatane niyo nebe. Ngopatane niyo nebe. Urana se bashoborara? Yewe. Ngere kamera mane tufatane. Sohoka. Ntabwo nasohoka. Nuko nakuretse. Ntabwo nasohoka. Kuki murahunga se? Kuki murahunga? Umwana ni uwawe. Cyo wa Samantha. Waramwibarutse se? Cyane. Yarawe. Waramwibarutse. Umwana agomba kuva hano. Uyu munsi no tariki. Barava. Urya niki? Ngokora iki cyakuze? Yego. Wagutumye. Tamuzana se. Wagutumye. Ndi umwa nziza. Umubwiye ko mora niteguye. Kandi nta numwe yicwa. Njyewe mora niteguye. Bano byimo kwigira. Nigira iki? Wikanga so wikangasa. Cyane. Niko se niko ababyeyi bagutoje se? Sinkene ko umwana njye kurira. Ndicana cyo maryanye. Sindi buve hano. Umwiki? Ndicana cyo maryanye sindi buve hano. Nuhava? Yego. Ni wawe. Ngaho nyica. Ngaho nyica nyine. Yesa n'umwicanye. Mubaye igitsina gore. Umwana ngwino. Sheni ngwino. Ngwino. Yako mwana se tamwikisha urugi. Umwana ararwaye turashaka umunyara kwa muganga. Nimba waramuroze, nimba yabuze imirire, urata ngo ufite ahantu heza, ngo ufite ibiki n'ibiki. Ndabwiye ko arwaye. Niko se dini dutoza. Kandi wo mukafiri. Ntabwo nsohoka. Kandi umukafiri wo. Ndarira mukuri. Nyicara mukuri kwanjye. Intwari ntabwo ujye uzumva se. Kigwari cyane wice. Ubwo nanjye ubu. Yego. Sabaza. Ndai. Ntabwo ndi bugende. Urafunga se ufunga biki? Urafunga biki? Kizisega. Zangwerekana y'incyara mu gikari. Ngwino. Rega ikigwari. Rega inyamaswa. Onye twaki. Nemereze umwana. Ntabwo ngende. Amagara avuga ko bavuga ko natewe. Umugabo wawe wajyanye umugabo w'abandi akuzanira umwana. Burasa n'umugabo ara. N'imbwa y'umugabo ntabwo ari umugabo. Ni nk'iri imoka. Yewe. Nuko mfite umudamu nanjye nazagutamo. Ntacyo. Nimba n'imbwa ndamaze. Sindi buve hano. Umwana ngwino. Nanjye narabyasha. Aho kubitaga ngo nagahonyora. Kama nagukomeretse. Ubu nagukomeretse. Nuko ndi ubundi we n'umunyarwanda. Kabanzi n'umugore cyaro cye. Barasobanika gusa ko ndusha imbaraga. Wowe. Umva mufungiye mara komanga. Ntacyo. Nakubashye.
ufite imbaraga nyinshi nakubashye abantu mudukurikiye muri commentaire mu byandikemo uyu mugore si inyamaswa wari mugabo w'ideni wari inyamaswa wari inyamaswa uri inyamaswa uravuga ngo ndi inyamaswa cyangwa ndi inyamaswa numvash urabona wambash urabona wambash suko nakubashye nakubwiye ko uri umugabo w'idendo suko nakubashye wowe uri idendo nta mbaraga wigirira umwana ararwagiye gupfa yamaze umukasi ashaka tuzombe inkuru yuko hari imiti twagusabye arakujyana kwa muganga nagusabye nyende wereke bapfunye nazataha ariko nazataha daranira ukuri kwanjye daranira ukuri wanjye nushaka reka mubwire usabazisha so n'abaturanyi ugira cyangwa se wabafashemo undi muntu uragenda ntabwo ugenda ushaka umwita ntabwo ugenda ushaka umwita uragenda ushaka umwita uragenda ndi kubaza nawe ujya ariko twaza n'ubundi warihe tuguterera tugukupite shaburetse ngwani kuzana igendera abanyamaswa wabyamye kurabuka kandi munaguhona uragenda kandi munaguhona ngaho haguruka ugende ngona urebe cyobora turakomereje turapenga mwereka uragenda uramuseka w'ubunyamwuga guhondagura uratera engineer undi cyangwa mukwereka turakorera abashaka batunga imbwa abagabo n'abahohoteye n'abana babo uramutimba umeze nkawe yanze gukura yicisha inzara umwana ararwaye Wamugore arafungwa nagufungura uragarutse hano rero n'ibipfukamunwa byawe wakiriye se wakiriye reba inzumbamo reba n'umukomeza ikumara y'igisi wasanga uzana indaya hano z'ingabo warasenya ingo zawe n'ubwo wasenye Samantha uriya mwana urwaye kugira ngo urabyemere sindi buve hano sindi buve hano ubonye bone ndwara nawe wose uri umuzamu wanjye kurya utavuga kareka umwana agomba nara Samantha nagutumye nguze hano twarababaranye umwana ni nk'uwanjye umwana ni umutware mukasa muntu baratureze turabazi batumara ikisi umwana kuntu bamaze gushiramo yarakonkobotse abagi nase umusiga mukorogo umusiga mukorogo urabishinzwe ko waciwe mukorogo arabimusiga ako ubundi wagiye hasi ubundi buyari uragenda naho njye kameramani ugira ikintu na kimwe usiga uragenda naho ugenda ubundi wanditse ubundi wanshaka iki uranshaka iki kugenda ko neza uranshaka iki nze nkwereke uranyereka se urankora iki urango asangiye kuzana urwuma akunda uwo mutimbwe wawe yebo nuraza cyuba ndakurahiye ekese abazi rugwa n'urusaza ase muri mu biki singenda sindi bugenda sindi bugenda gatsindwa n'uwiteka uhoraho ntago ndi bugende ndavanye nawe umwana aje ndavanye gatunga kamera gagaza ari akashimanya kameze nk'intuza kera kuwagukubita inosha aho ngaho nta n'isoni ufite ntago ndi buve hano uzaba se hano se turi mu gihugu cyawe hano se turi mu gihugu cyawe umuntu yakubashye nk'uko uri umugore urabwejagura sindi buve hano zana uwo mwana we cyoze ngo unigire aho ngaho inzi nyamara naza nyamara naza ekisi ako mo kwigira ubundi mo kwigira nyine ubundi mo kwigira iki uragenda ijyana yarangubwiye ndagenda ndaya uyu mugore ndagenda n'ibyanjye byose bashaka kunyica ngoreka ngenda uragenda yena nkwereka nuko nakubashye nk'umugore uragenda nkukuriye nk'agahene noneho nawe urandekana ngundeka nkukuriye n'agahene urandeka nkukuriye nk'ihene ngoreka nigendere genda rero kagenda abanzwa akazi w'umugore waretse genda mu rwego rwasi ngaruka ariko ndongera kugaruka ndongera ngaruka ndishoboye
umugore wishoboye wicara unabizi. nuko tubaha agaciro rero umugabo ukubita umugore aba ari imbwa mu zindi Ubwo urabona wambaje. natugenda nuko nagushyiramo imiyaga rero ukagira ngo Yagize ngari imiyaga nagusabye. amavanaho kamera turateganya nawe umwana turamucyura